Nkuko se w'abana abagirira ibambe niko Uwiteka abigirira abamwubaha mu buryo bw'Imana. Haleluya.
ndabizi ko ushobora kuba wagize isoni ubona hano hari abantu benshi ukavuga hatagira abantu babona bakabona ntabwo ndi cool, you are still cool. Numara n'ibyo ukomeza ubereka ukomeza umane vibes zawe sibyo, nta kintu kiri uzangiza no kumenya Imana gusuka nk'icyaha sibyo, siko bimeze. Aho uri hose usengana nanjye muri aya magambo, ntubigire ibintu byatari sibyo, ntubigire ibintu biremereye wumve ko ari ibintu bifite protocol ntazo. Reka mbabwire ukuntu njyewe nakijijwe, navukiye mu muryango ukijijwe, noneho bantoza kumenya Imana. Ariko umunsi umwe bari kutubwiriza ndi ku ishuri, umuntu ari kutubwiriza aravuga ngo niba utaratura ngo uvuge ko Yesu ari umwami umukiza w'ubugingo bwawe ntabwo urakizwa ku giti cyawe. Noneho nanjye nahise nsanzwe ncuranga mu rusengero, ndi umucuranzi, nyobora worship team, numva nanjye ngize isoni.